so Yama. nakunze iyo personality mbona sinakubonye nk'umunyarwanda sinakubonyemo n'ubuzungu nabonaga gusa ari ibintu dukunda kubona mu bantu abantu benshi bahisha what's going on in them and literally iyo ushyize ibintu hanze that's the number one way yo gusolving ibibazo so nakunze ibyo byose rero my man so and uburyo bwo gukora ibyo byose komereza aho ngaho ndi mufana to you probably never know about them but here we go yeah Sana kabisa. Mega bless nanjye mfite ikibazo Juliet nabonye yanditse muri comment ngo harya kanange mbisome mukotinge neza ngo ugira injuga kandi bakaba bari kuvuga ngo intore ndyarya ubwo se oya injuga n'uburyarya se arabihuriye yanivugira nyine kazi kuvuga amagambo meza kandi nabanje kuvuga ngo ari honest cyane ariko noneho afite n'ururimi rwiza nyine azi kuvuga kubwira umuntu ibintu byiza nyine biryoheye amatwi Amin, reka reka ngufashe kuri icyo kintu, reka ngufashe n'abandi bantu bari hano mbafashe. Uzi impamvu uba wumva mfite amagambo meza, reka nyikubwire ngiye gufasha. Amagambo mabi yabaye menshi mu bantu ku buryo umuntu umwe iyo avuyemo akabwira abantu amagambo meza abantu babibona nk'ibidasanzwe kandi birasanzwe, niko twakagombye kubaho mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. yashwa nakagombye kubyuka mu gitondo nkabwira Mutamba how are you doing, umeze neza, urakomeye, Imana ikurinde, nkagusabira ibyiza. Ariko uyu munsi umuntu abyuka avuma mugenzi we. So kubona umuntu uyu munsi rero ubwira undi ibintu byiza, uwo muntu ahita ajya kumwegamiraho cyane, akumva yamwumva cyane, akumva afite amagambo meza, ariko mu by'ukuri niko twakagombye kuba tumeze twese, by the way. Kuko njyewe I appreciate everyone, ntagendeye ngo ndarobanuye ngo ndatoranya ngo no, I appreciate. Ni nayo mpamvu umuntu uyu munsi ndi Uganda ariko nshobora gufasha impano ziri Uganda. I appreciate everyone. Nuvuga ngo umuntu uwo ari we wese arimo Imana, apfa kuba agihumeka, arimo Imana imurimo. Sasa hari abantu bo batazi kino kintu, kano kantu munyemere mukumva. Hari abantu batazi ko iyo bagiye guhemuka, urugero njyewe ngiye guhemukira Mutamba Juliet, hari abantu batazi ko aba arimo guhemukira Imana. Nuvuga we are small gods. Nuvuga ngo umuntu witwa umuntu witwa Jenny, umuntu witwa Kim Gatema, umuntu witwa Juliet Mutamba with the next, umuntu witwa Diol, umuntu witwa Merveille n'abandi bari hano bose barimo kumanuka na Kim n'abandi. You are small gods muri Imana ntoya. So noneho ngewe iyo ngiye guhemukira Kim, mba nzi ko ngiye guhemukira Kim twiganye, twakoranye, twayize. No, mba ndimo guhemukira Imana iri muri Kim. So ni nayo mpamvu abantu baramutse bariyayizinze icyo kintu, ntago abantu bahemukirana, by the way. Yeah, that's right. Yeah, buri wese ajya abona ko buri wese ari Imana. Ari Imana, yes. Umva, kubera ko Bibiliya iravuga ngo mureka abapfu babe mu bapfu, bahamba abapfu babo, mureka abazima nabo baba bazima. Ni nayo mpamvu nk'ubu ngubu ndagira ngo bahite mbaho urugero rwihuse rworoshye muhita mubonesha amaso. Iyo umuntu ari muzima bari nk'abantu 10, hakagira umuntu umwe ubapfamo, bahita bamwigizayo, bahita bamuhunga, bahita bamutinya, bahita bazana isanduka. Murimo murabibona nyine umuntu aba ari muzima barimo guciyaringa, ariko iyo apfuye bahita bamutinya kuko ntabwo aba kimeze nkabo. Icyo kintu muracyumva? Ntabwo aba kimeze nkabo, aba yamaze gutakaza ubumuntu. Ubwo bumuntu yatakaje n'ubuhe? N'ubumana, ni Imana yari murimo. That's some Rastafarism preaching. Okay, yo bro. So, yeah man. Rero yewe ikintu bita ubuhemu cyangwa guhemuka ni ikintu abantu bakora batabizi ibintu barimo gukora, ariko baba barimo guhemukira. Reka n'urugero bro. Uyu mwanya abantu bazi ngo wenda ngucama ngo buriya ngo yasoze ngo yazinze. Niko abantu bose ngiye kwa Ayaga imbaraga promote n'urugero. Arantibura asiga ntutse na mama ngo dore ngo urusitanga ngo handi ndavuga. What's sinendi mu gishanga nendi no hejuru. Yo bro. My God, ndakumva cyane ibintu urimo kuvuga, ndakumva cyane. Nuvuga ngo muri wowe harimo Imana bro, muri wowe harimo Imana idagomba gutotezwa, muri wowe harimo Imana. I don't care.
njye nshatse na umusinzi nshatse na rutsinda No, ushobora listen, my guy, you gusinda should nkaba care. rutsinde mukajya You should care, my mwese guy. You should care. You should care. You should care, because the God in you is stronger. Nagimana yigeze iri mu muntu uri weak, bro. You very fucking strong. You're very fucking strong. You're very fucking strong, my brother. With the next call, yago bafite ikibazo kim afite ikibazo Dawidi wacu ko numva yahindutse ibintu byakomeye. Dawidi Oya, Karata uyu yagareka nanjye ngira ntago ijambo. nkunda umuntu mubanze munyumve, ntago nkunda umuntu we discouraging, by the way. Sorry, I don't like someone who discouraging. Njyewe mwumva, kubera ko buri muntu wese aremye mu ishusho y'Imana, kandi muri buri muntu harimo Imana. So Imana iri muri we irakomeye cyane, ntabwo yoroheje. Ndayubaha, waba uri umwana, waba uri umukecuru, waba uri umusaza, waba uri umumama, ndayubaha iyo Mana iri muri wowe. Rero uyu mujama, he's a good guy, he's genius. yago uzi ibintu uri kuvuga siko nari ibintu ayo magambo uri kuvuga ari amagambo akomeye se man, like seriously, like uzi yuko imivumo itugendaho, like I know you know, but let me let everybody here knows, right? Ibi imivumo itugendaho, like nugirira umuntu umwe nawe ujye umenya kugira Imana nawe, then nuvuga ngo umuntu nukora ikintu kigatuma undi muntu agutekereza nabi, akagusa agatangira kukurakarira akababara, nubabaza umutima w'undi muntu ujye umenya yuko bya bintu biri buze kukubaho bibi, nuko uburakari wateje ya Mana. Yeah, you get. Yeah, that's why like kugira nabi, it's like crazy man, like Iyo mwese murakaranyije bigenda bite? no, byanze bikunze haba harimo ufite ukuri rero. Ehehe. Igihe uzajya ukorera umuntu nabi ugafiringa guilty muri wowe, ukumva ufirinze guilty, ushaka kujya ugenda upfuka musaba Imana imbabazi. Kubera ko iriya guilty feelings, yo, it's a karma ntitinda man. I swear to God. By the way, No, pose kankubwire, umuntu asigaye akugirira nabi akaba ari ukurusha uburakara. Rero ntabwo twamenya ngo ni ibiki. Umuntu kakugirira nabi yenda wowe wamusubiza akaba ari ubabara, akarira, agatakamba, kandi ari we wabitangije. Ubwo sibyo twabyita iki? no muri uko gusubiza erega ko umuntu akugiriye nabi abaye mubi ntago bita guhereza autorite nawe yo kuba nabi. Aho kwihangana byanga muta. Twese turi abantu, ntabwo turi mu ijuru kano kanya. Hari ibyo ushobora kumbwira nkabyihangana, ariko hari ibyo ushobora kunkorera rimwe kabiri gatatu bikaba ngombwa ko nanjye umutima wanjye ufunguka. So wowe wangiriye nabi, ari wowe wanyendereje cyangwa wankoreye nabi, njyewe nafunguka nanjye navuga uko niyumva, akaba ari wowe urira cyane utaka cyane kuruta njyewe wanjye. Rero abari gufinga guilty y'ibyo yakoze ntago ari ukurira nyine abayiba se mvuge gute, n'ubundi still cya gihano kiba kiri bumugereho, no kuba ari kurira kukurusha kandi rero bakubabaje ubwabyo ni igihano. Gatema reka mufashe, ni wowe warubajije? Ego reka mufashe. Mutamba arakoze urakoze kubihuza n'ahandi mwahereye muganira. Yego none se ubu ngubu nurongora umwana w'umukobwa uri mu mihango urongoye umwana w'Imana? Sawa ndapfuye nyine kuko nicaye hano ndiga ubu ndiguza n'ahantu mugeze kigaragara cyane. Yago welcome yagura kazaheza kwitiko. Dawi ngaho sobanura ko. Here we go. Ndi kuri Gatema na Jenny, nabonye mbonye aribo bafite icyo kibazo. First of all, Gatema, I'm so sorry. Njyewe buriya Mutamba witwariganye Santa Louise, niboneye akaburizwa ko kujya kwiga Butare, bari banyohereje mu iboro ngo byo kujya kwiga ngo umenya muntu ngo ni iki. Rero iyo umuntu ngiye wavuze, iyo ndi mu kiganiro umuntu akavuga, ni nayo mpamvu abantu benshi bagiye baca kuri Yago TV show, hari umwihariko bahasangaga kuri Yago TV show. Iyo umuntu arimo kuvuga ngiye mutega amatwi. Gatema na Jamie bafite igikorwa ndetse n'abandi bafite ibikomere bari hano. Kubera ko Gatema uburyo avuze yarakomeretse, ati aravuze
ngo none se umuntu nawe ukorera ikintu rimwe kabiri ngo noneho ngo umutima nawe wawe ugafunguka. Yes, she's being arimo araba innocent. Iyo umutima wafungutse ufungura ibintu bibi inshuro nyinshi, ntabwo ufungura ibintu byiza, kuko umutima ufungukira ku rurimi, umutima ufungukira mu kanwa. Umutima ntabwo ufungukira mu kibuno, umutima ufungukira mu kanwa. Kandi icyo gihe ni hahandi uhita usubiza umuntu ijambo ribi, ni hahandi uhita wandikira message bibi, ibiki byose. So Gatema, I'm so sorry, niba ari umugabo, niba ari umusore ushobora kuba yarakubabaje, ngiye musabiye imbabazi. Niba ari umukobwa, musabiye imbabazi. Washobora kuba nyine yarakubabaje wenda bikabo, kuko twebwe hano kuri TikTok turaza tugaseka pe, ariko umunyarwanda ni umuhanga cyane, ni umwiru umwe mu bantu babaga hafi y'umwami yaciye umugani avuga ngo burya ukuri gushirira mu biganiro. Ibi biganiro tuba turimo kugira hano niho ukuri gushirira, niho ukuri kwacu gushirira. By the way, niho abo turi bo tugaragarira, nubwo twebwe tuba tutabizi, ariko tugaragarira hano nyine abo turi bo byanyabyo tugaragarira hano. So nuvuga ngo kandi aka nyine ibishimishije umuntu, ibishimishije umutima bisesekara ku munwa. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Ntabwo bisesekara ku kibuno, nta nubwo bisesekara ku mano, nta nubwo bisesekara ku ntoki, bisesekara ku munwa. So bivuze ngo iyo umutima uri connected n'ururimi n'ubwonko, sha uba ubayeho neza cyane cyane. Ariko iyo nk'ururimi ruri connected n'umutima ariko rutari connected n'ubwonko, sometimes ni hahandi nyine usanga nyine turi muri blague nibyo, ariko kandi you don't have to joke about your life. Iki kintu cyo mukimenye, munyemerere nanone nkibibutse, you don't have to joke with your life. Niba urimo no kujokinga, ntukajokinga uvuge ngayiwe ngo ndapfuye we. No, you don't have to joke like that. Kuki tutajokinga uvuga ngo ndakizewe, oh mana we ndakizewe, oh ndakizewe. Kubera iki kwagiye reka nisubirize rero Kim Gatema komera cyane kandi wihangane, ariko reka ngufashe. I have a question. Abantu barakubabaje binatuma nawe umutima ufunguka, ukumva none ukabona uyu muntu, uyu muginga kucyandushije kurakara ari we wamemukiye. Ibe uyu muntu ko ari we unteye heart broken, kuki mbona ari we wirakaje kandi ari nge wakagombye kurakara. Ndagira ngo mwibutse kino kintu. Remember this thing. Iteka umwuka urimo ububeshyi, utarimo ukuri, iteka uburi hejuru, uvugira hejuru. Umwuka wose utarimo ukuri, kubera ko Yeremiya haravuga ngo Imana ni umwuka, abayisenga bayisengere mu kuri no mu mwuka. Nuvuga ngo ni ukwizera ibintu utabonesha amaso ariko ukabyizera ko bihari. Sinzi niba iki kintu urimo kucyumva Gatema. So your life background itandukanye n'iy'uwo muntu wakubabaje. Ushobora gusanga muri life background y'uwo muntu iwabo yarahuye n'ibibazo, yarahuye n'imibereho itari myiza, noneho we mugahura mukagendera ku kintu bita feelings, ariko mwe ntimumenye ko ari feelings, mukabyita love. Yego. Kubera ko habayemo kwibeshya ikintu mukacyita love kandi ari feelings. Mwariye pome irabaryohera nka wa mujama urimo kurya pome hano Yego nawe rero. Mwariye agapome karabaryohera, kabaryoheye muhise mubyita love. It's not love, by the way. You are drunk, you guys are drunk. It's not love, it's just feeling. Biraryoshye, byaryoshye, wowe uhise ubyita urukundo kubera ko wasinze amarangamutima, maze gusinda agapome uhise ubyita love. It's not love, you are drunk of feelings, wasinze amarangamutima. It's not love, ariko uri murabyita love. Aho rero haguye abakobwa benshi, haguye abasore benshi, haguye abagabo benshi. Icyo cyobo cyaguyemo abakobwa benshi sana, icyo cyobo cyaguyemo abakobwa sana. Ni nayo mpamvu ngewe ikintu cyiza amenye nyibasharinga kubera iki? Yagumaganye ijambo. Yomoso Kiure tractor yagora koze kumumuriza nukuri numvaga umutima wanjye uremera. Ariko kimara icyo nakora ngo ubumurize. Ako ntacyo ntabwo nashira. Mwaniganye ijambo, reka mbaze ibibazo bimaze kuba byinshi. So I have now
2 questions. It's called Drunk in Love. Keep it going. Yego. I'm Vuga dead. rero urashaka Aka kunyibutsa gakora muri Reka comment kumwe Dawidi. nitwa Libaut. Niba Libo. Libo yanditse ngo Naibout. it's called Naibout. Drunk in Love. umva mukomeje kunyigana ijambo Mana ibibazo Kim bifite 17 manza akabaza Uyu munsi woka mureke Okay, Kim, ijambo ni Sophie rya. avuge. Uyu ni umukobwa mwiza ngenda muzi, giteye neza, gisa neza. Bana sinzi niba cyari cyarongorwa ko ni icyana ayo cyiza. makuru ndashaka yago ayo makuru yame yose ayo makuru Dio reka mubwire iki cyane cyitwa Kim 17. yo Ngiye ni igishuti cyanjye rwose ego byandi by'abantu buzi baba bikina ku ruhande ni icyana cyiza bro. Wakibirindira. Ni icyana cyiza bro. Ni ukuri ngiye amanota uyu mwana ndayamu. ikizima Niba yarabaye umugore cyangwa akiri umukobwa wenda akaba Yacyari yaririye itundo umukobwa. gusa. Araza Akarikunda gusa. kutubwira buriya. Wakibirindira Umva akakicara mbese. hejuru. Twakomeje tugenda. wasigaye agenda yitaje ari amabuno sha The floor is yours. okay aba bahungu niyo nyitege sinshaka kubumva okay njye ndi kuvugana na Dawidi so Dawidi mfite ibibazo byabaye bibiri ubundi cyari kimwe nayo ndi kubaza ariko kimwe mutambaye igisubizo sinaba satisfied is karma nyine as the same as justice that was the first question icya Like kabiri Karma is the same as justice niba karma ari justice. ikintu nyine na justice Okay. Ubutabera. yeah and then ikindi cya kabiri birajyanye n'ubundi have you ever experienced something that made you believe karma is real Yes. Yes. yeah so nibyo bibazo byanjye niba if you did Mutugemere ku then cyanyuma the answer is yes ku cyanyuma yes I and did. then you tell us Icyambere like briefly icyambere cya karma na justice. Karma ni inyandiko abantu bashakaga kugenekereza. Urimo uranyumva? yego Urimo uranyumva Kim? Kubera ko mwene muntu ibintu byose biri hano ku isi, ibintu byose mwene muntu yashyize hano ku isi nyine ya creatinze byavuye ku byo Imana yaremye. Sinzi niba mwese icyo kintu mwari mukizi. Ibintu byose umuntu yakoze hano ku isi, byose yakoze ku isi byavuye ku biremwa Imana yaremye. Hanyuma iyo karma ni ijambo rikomoka mu kigereki, ndumva ari abagereki barizanye, rijya gusobanura n'ubundi bintu bijya gusa n'ibya justice cyangwa se kubona umucyo, kubera ko umwijima uhora uganza cyane, ariko iyo umucyo uje abanditsi babyise karma, abagereki babyise karma, ni inyandiko y'abahanga bise gutyo, ariko it's a natural justice. I mean bashaka kumiringa natural justice, bwa butabera uhabwa na universe, ntabwo ubuhabwa n'umuntu, ntabwo ubuhabwa n'urukiko, nta nubwo ubuhabwa n'imiryango, no, ubuhabwa na universe. Universe irabyuka mu gitondo, wa muntu waguhemukiye wajya kubona ukuntu hari nk'ibintu bibaye, oh my goodness, I didn't expect this. That's the universe start irimo gukora. You get? Ariko abanditsi abahanga b'abagereki babyise karma. Sinzi niba usobanukiwe. yego ariko ndumva nyine alright but it's okay Nuvuga ngo karma birumvikana. Karma ni inyandiko y'abahanga. Urimo urabyumva? Iyi nakoreshwa cyane n'abasitari. Kuri karma abaraperi, nujya kureba ahantu ijambo karma ryakoreshejwe cyane ni mu nyandiko z'abaraperi. Ugiye kureba ijambo karma ahantu ryakoreshejwe ni mu bitabo by'abagereki, ahandi warisanga ni mu nyandiko z'abaraperi. Kandi abaraperi they sing for the street, baririmba ibintu biriho bibaho nyine ku isi hano. So ni nayo mpamvu ijambo karma ryabaye promoted, abahanzi bararirimba, ariko it's a natural ni natural justice, ni bwa butabera uhabwa ariko akaba nta muntu wabugizemo uruhare n'umwe. Sinzi niba ubyumva. nubwo ugasigara uvuga uti ni hahandi umuntu asigara avuga ngo uziko ngo Imana yanjye ikora, ngo uziko Imana insubije, ni cya gihe ubura umuntu byegekaho. Njya mbona hari abantu bavuga ngo tubyegeke kurinde. hari n'igihe utabya experiencinga yago ikaza nyuma bo baranagiye umuntu akaguhemukira
nimba numvise bikazaba neza ni nyuma nka kwa kundi bavuga urumva nyine justice muri court hari igihe umuntu bamuhereza nyine agatsinda kandi atagombaga gutsinda kubera ko wenda yari afite aba lawyer bakaze but yego like nyine karma yo niba numvise neza ko mwabivuze iguhereza nyine the real justice you yego deserve yes ahubwo nibwo butabera nyine ntabwo ibera umva nkubwire nubwo Kim isi yaba yakugize Kim umwere oui Kim ntabwo nkufasheho gato oui se nkufasheho gato mm. sibyo ubundi abahanga bavuga ko karma sibyo ni igikorwa kibaho nk'uko yabivuze kibaho naturally sibyo gikurikiye ingaruka I mean it's like ni ingaruka z'ibyo wakoze urumva nuvuga ngo niba ukoze ikintu ingaruka zivuyemo nicyo bita karma sibyo ariko justice sibyo ni igihe ni ubutabera uhabwa iyo wa breaking some rules zashyizweho na norms and principles of the society sinzi n'uburyo nshimye ubu nibwo bisobanutse neza I get that and then the other question I had ni ikintu nashakaga ko yagasubiza cyane karma ishobora ko kuba nyine it's like he has ever like experienced something nyine that made him believe karma is real. no karma ishobora kuba I'm asking sense. Big Naj, by the way. Sorry. yes I have experience and niba atabasha kubisubiza ariko turabizi Arabasha kubisubiza namusubije icyo ni ikibazo erega njyewe reka nkubwire my brother ubundi ikibazo si icy'umuntu wabajije ikibazo ahubwo ikibazo ni icy'umuntu usubiza ikibazo kubera ko umuntu usubiza ikibazo aba afite option ebyiri yes na no ubwo rero niba atazi gukoresha no ye bakamukubita amayesi bakamutwika amayesi azahita ajya kwa Kenisi kuririmba bamukubita amano ayemere cyangwa se bigende gute rero iyo uri umuntu arakubaza uba ufite yes ukavuga ati yes ndayifite ukayikurayo ukayimutwika ugati ndayifite ukaba ufite na details iyo udafite yes uba ufite na no iyo uri umuntu w'umugabo nyamugabo uravuga ati no aho ngaho ntabwo ndi buharenge big energy baravuga ngo niba atari clear no igomba kuba clear yes yes rero ubwo ngubwo niba atari yes no urumva rero reka nsubize Kim 17 I have experienced ni nayo mpamvu nababwiye ngo I have changed buriya ntazi murimo muranyumva ntabwo waganira ibintu ntabwo ni nayo mpamvu abantu benshi babeshya kubera ko baganira ibintu batazi ariko iyo uvuze ibintu uzi ntabwo urenza kuko uba ubizi ntabwo urenza urugero niba nje gusoma interuro igizwe n'amagambo 5 nkaza nkayisoma ni ijambo riri muri Bibiliya cyangwa se ni ijambo ryanditse mu gitabo ntabwo ndi burenze kuko ibyo bintu byane umwanditsi yarekeye aho ariko rero kubera ko abantu bavuga abenshi bavuga ibyo batazi niyo mpamvu bagira gute babeshya rero njyewe na experience icyo kintu mu buzima bwanjye ndavuga ni yo big energy what the fuck is going on man what the fuck is going on mitavuga ni okay ndimo ndishyura ibintu nakoze bibi kubera ko hari ibihe byanjye naciyemo yo ntago umuntu yakubwira ngo ntukagire ishyari atararigize hari ibihe byanjye naciyemo byo kugira ishyari numva riraremereye numva riramvunye ndavuga ati wapi ntago nakugira uraremereye genda ariko ibyo bihe nabiciyemo byo kuba meze gutyo naciye mu bihe byo kuvuga ati ubu se reka ngerageze kubindyarya kuko njye naranabisabwe hari umuntu wansabye kandi unakomeye aho ngaho kigarambwa ati mani wambabariye ko ukiga kubindyarya bro nabaye indyarya icyumweru kimwe numva biraremereye ndavuga ni reka nahise muhamagara ndavuga ni bya bintu byananiye numvaga biremereye kubindyarya nyine twajya duhura nkahita ntusekera nkavuga yewe mani wagwana mani urarenze bro nahita twatandukanye ngahita batega twere nta kintu kirimo ubwo nibyo bintu nagombaga kuba mbayeho ibyo biboro nabimaranye nk'icyumweru numva biraremereye
birananira binaniye mpita mpamagara wa muntu wangiriye inama ndavuga ati bro inama wangiriye yananiye pe n'ubwa mbere naniwe iyi nama ngiriwe n'umuntu irananiye pe naniwe kuyapurika pe. I know, right? Urumva rero mwa bantu mwe muri hano njyewe ikibazo rwose Kim mbajije ntabwo ari we kibazo, ikibazo ni ikibazo abajije kandi akeneye ibisobanuro, ahubwo njyewe gusubiza. Rero narabye experience nze Kim, narabye experience nze ku buryo nanjye hari igihe nageze ndeba ibihe ndimo gucamo ndavuga ati ndimo kwishyura walayi, ndimo kwishyura walayi. umva yago Yo mani hari indirimbo wakoze sibyo ifitemo verse ivuga ngo mama sinigeze nikoza nimbaringa ngo nengozera nyumvaga ni muri Soweje. right niko ito right so like man hariya wajya ni njyewe uri kuririmba man like I feel like my journey my life journey is crazy bro. I mean akarimo kadukubitiye byaba ari fresh Uzi aho ngaho ndirimbo wajyana njyewe kuva Rwema sha ngava nawe gateba kuki nkopera man oya ngende ndaga kubivuga yago nukuri iriya ndirimbo ni iyanjye biri seri. Iriya ndirimbo yago yanditse tuvanye ko wenda nyine yivugaga n'abantu bamuzi babizi ko nyine yivugaga but like yavugiye abantu benshi, ni benshi n'abantu benshi nyine ni benshi they just ntabwo bigeze bagenda muri ibyo bintu mu tubari mu biki, ariko kugira ngo nyine babikore neza yago katuririmbire.